Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 5. Umwami agira ibirori abona intoki zandika ku rusika. Umwami Belushazari ararika abatware be bakuru 1000 ngo baze mu birori, abatunganyiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa muri ibyo birori. Umwami nawe anywera vino imbere y'abo batware 1000. Nuko Belushazari agisogongera kuri vino, ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyose Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze babinyweshe. Bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari Yerusalemu, maze umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze barabinywesha. Banywa vino bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami aherekeye igitereko cy'itabaza. Umwami abona ikiganza cyandika, abibonye mu maso ye hahinduka ukundi, gutekereza kwe kumuhagarika umutima, ingingo z'amatako ye zicika intege, kandi amavi ye arakomangana. Umwami atera hejuru ati, nimunzanire abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi. Abo banyabwenge b'i Babuloni baje, umwami arababwira ati, uri busome iyi nyandiko wese akansobanurira impamvu yayo, azambikwa umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi azaba umutware wa 3 mu bwami. Nuko abanyabwenge b'umwami bose barinjira, ariko bananirwa gusoma iyo nyandiko cyangwa kumenyesha umwami uko isobanurwa. Umwami Belushazari ahera ko ahagarika umutima cyane, mu maso ye hahinduka ukundi, n'abatware be barashoberwa. Nyuma umwamikazi yumvise amagambo y'umwami n'abatware be, yinjira mu nzu y'ibirori bariragamo, aravuga ati, nyagasani nyaguhoraho, ibyo utekereza bye guhagarika umutima, ngo mu maso hawe hahinduke ukundi, kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo urimo umwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya so yabonekagwamo umucyo no kutegereza no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana. Kandi so umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi, kuko muri uwo mugabo Daniyeli uwo mwami yahimbye Beluteshazari habonetsemo umwuka mwiza no kwitegereza. Yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye. Nuko nibahamagare Daniyeli azasobanure impamvu yabyo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dutangiye igice cya 5 cyo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Ahangaha umwami Nebukadinezari yari yaramaze gusimburwa n'umuhungu we Belushazari. Nuko Belushazari rero amaze kugera ku ngoma, nawe ntabwo yitwaye neza mu bijyanye no kwizera no kwemera Imana, ahubwo nawe yatangiye kwiramya ahari no kwihimbaza. Nuko ngo umunsi umwe rero yaje gukoresha ibirori. Amaze gukoresha ibirori atumira abatware be 1000, arangije ngo abatekeshereze ibyo kurya n'ibyo kunywa, abategurira na vino ari buze kubakiriza muri ibyo birori. Beluteshazari rero atangira kunywa kuri ya vino, imaze kumugeramo neza. Nuko atumiza ngo ibintu byose byari ise yari yaranyaze mu nzu y'Imana, byari byaravuye mu rusengero rw'i Yerusalemu, ngo kugira ngo umwami n'abatware be n'inshoreke ze ngo babinyweshe, n'abo batware bose yari yatumiye kugira ngo baze kuba ari byo banywesha. Nuko ngo barangije, abagaragu be baragenda bajya kumuzanira bya bintu by'izahabu byari byarakuwe mu rusengero rw'Imana mu rusengero rw'i Yerusalemu. Nuko abagore be n'abatware n'inshoreke barahimbarwa cyane, bafata bya bikombe byiza by'icyubahiro, za nkongoro nziza zo mu rusengero, barabyubaka batangira kubinywesha vino. Hejuru y'ibyo ngibyo bagerekaho no kuramya ibigirwamana. Ngo baramije ibigirwamana by'amoko yose, baramije ibigirwamana bikoze mu ifeza, ibikoze mu izahabu, iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Barabizanye aho ngaho byose muri icyo gitaramo cyabo, barabiramya kandi barimo bakoresha bya bikoresho byose
byari byaranyazwe mu rusengero rw'i Yerusalemu. Haleluya. Ako kanya bakiri muri uwo munezero, bakiri muri ibyo byishimo byabo byo kuramya ibigirwamana, bakiri muri uwo munezero wo kunywa vino batwawe, bageze kure batagifite ubwenge bwo gutekereza, imana zabo baziteretse imbere yabo, barimo bazibyinira, barimo bazipfukamira, barimo bazikorera, barimo bazisaba, barimo baziramya. Uwo mwanya ngo umwami Belushazari yagiye kubonabona intoki zimeze nk'iz'umuntu ngo ziraje zandika ku rusika. Hanyuma urwo rusika ngo rwari ruhomye irw'inzu y'umwami ngo aherekeye igitereko kitabaza. Niho uyu mwami yagiye kubonabona izo ntoki zirimo zirandika. Nuko ngo abibonye ahita akubitwa n'inkuba, umutima we uraraba, ingingo ze zose ngo zirarekana. Noneho ngo amavi ye n'amagufa yo mu matako ye byose bicika intege, amavi ye ngo arakomangana, agira ubwoba bwinshi cyane, ahagarika umutima. Ahari yari akubisa agatima ku bintu yakoze kuri uwo munsi, yibuka ku bintu byose byagiye biba kuri se, ahagarika umutima. Nuko arangije ubwenge bwe nawe buhita bumwerekeza kuri ba bacunnyi n'abakonikoni n'abapfumu b'i Babuloni ngo nibabazane ngo baze bamusobanurire iby'iyo nyandiko yabonaga yanditswe n'intoki atarebaga nyirazo. Nuko abapfumu barabazana, bose baraza bahagarara aho ngaho, umwe wese aratambuka agasoma biranga, undi agatambuka agasoma biranga. Abacunnyi barasoma biranga, abapfumu barasoma biranga, abakarudayi baraza barasoma biranga, bose birabananira. Kandi yari yarabasezeranije ikintu gikomeye, yarababwiraga ngo umuntu wese uri buze kubasha kusomera iyi nyandiko yarangiza ngo akanayisobanura, ngo araza kwambika umukufi w'izahabu, ngo kandi ngo azaba uwa gatatu, mbese azamukurikira bwa gatatu mu buyobozi cyangwa se mu bwami bwo muri iki gihugu cy'i Babuloni. Haleluya. Ariko aba bantu baraza barasoma birabananira, baragerageza birabananira, byose biranga. Byanze rero umwami Belushazari arushaho guhagarika umutima cyane, arushaho kugira ubwoba bwinshi ku buryo mu maso ye ngo hahindutse ukundi. Abantu bose barashoberwa. Haleluya. Baramureba babona ahindutse ukundi, ahagarika umutima, aravuga ati hari wenda nanjye ngiye koherezwa mu ishyamba nka data, ngiye kwamburwa icyubahiro nk'uko data byamugendekeye. Yarushijeho guhagarika umutima. Ariko muri ako kanya ngo hinjiye umwamikazi, umwe mu bagore be, araza aramubwira ati rero mwami, ibi bintu ubonye bye kuguhagarika umutima, ati kubera yuko hano muri iki gihugu cyawe harimo umuntu wabonetswemo imana zera. Haleluya. Daniyeli bavugaga ko yabonetswemo imana zera, ariko mu by'ukuri yari imana iyo Uwiteka niyo yabanaga nayo, imana yasengaga niyo yabashaga kumuhishurira iby'abakonikoni n'abacunnyi bo muri iki gihugu babaga bananiwe kumusobanurira. Nuko arangije aramubwira ngo harimo umugabo uri mu mwuka w'imana zera, ngo ndetse ku ngoma ya so ngo yabonekagwamo n'umucyo, ngo no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana, ngo kandi so Nebukadinezari yari yaramugize umutware ngo w'abakonikoni, none mutumeho aza gusobanurire iby'iyi nyandiko. Imana ishimwe cyane. Daniyeli yakomeje kuba umuntu w'igitangaza, yakomeje kuba umuntu udasanzwe muri iki gihugu cya Babuloni, kuko Daniyeli ntabwo yigeze areka gusenga. Bari barajyanywe muri iki gihugu ari iminyago, bari barajyanywe muri iki gihugu mu by'ukuri bajyanywe bunyago, batarajyanywe babyiteguye, we n'aba basore batatu bajugunywe mu itanura ryaka umuriro. Ariko Daniyeli ngo yari yarahawe gutonera kuri aba bantu. Imana ishimwe cyane. Nuko ngo barangije rero bafata umwanzuro wo guhamagara Daniyeli, kuko byari bibacanze kandi bibayobeye. Umwami nawe yari amaze kurabirana, ibintu bimuyobeye, ikirori cyarangiye nabi. Mu by'ukuri ikirori ntago cyashojwe nk'uko bari bagiteguye, kuko baratunguwe no kubona izo ntoki zandika ku rusika, baratunguwe no kubona ayo magambo adasobanutse ku bwabo yandikwa, ariko ku bw'imbaraga z'Imana, ku bw'ijambo ry'Imana, ku bw'uburakari Uwiteka yaragize. Aba bantu bubahutse ibikoresho byo mu nzu y'Imana, barabyubahuka babinywesha vino. Noneho barangije bagerekaho no kuramya ibigirwamana. Kandi mu gice cyabanje cya 4, aho twabonye umwami Nebukadinezari ise wa Belushazari, twabonye ibintu byose byagiye bimubaho
bivuye ku bwibone Belushazari yagiye agira, akanga kuramya cyangwa se akanga gusenga Imana y'ukuri, akanga kwizera ko ubwami bwe bwari bwarakomejwe n'imbaraga z'Imana. Ahura n'ibibazo bikomeye cyane kugeza ubwo Imana yafashe umwanzuro wo kumwirukanisha mu bantu, ava mu bantu aragenda ajya kurisha nk'inyamaswa. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Gusuzugura Imana byatumye Nebukadinezari yamburwa icyubahiro cy'umwami, yamburwa agaciro ko gufata imyanzuro y'ubwami, yamburwa agaciro ko kwicara ku ntebe y'icyubahiro y'ubwami, yamburwa agaciro ko kurindwa nk'umwami, yamburwa uburenganzira bwose. Aragenda yisanga ari umuturage nk'abandi, aragenda yisanga atakitwa rya zina ry'ubwami, icyubahiro cye cyose cyaramuvuyeho. Ariko uyu mwami Nebukadinezari ngo igihe cyaje kumugarukaho ngo agira akenge, arongera aratekereza, yibuka yuko Imana ariyo Mana yonyine, kandi ngo ariyo ikomeza ubwami bw'abantu, ari nayo ibicaza ku ntebe, kandi ngo abishyira hejuru ikabacisha bugufi. Nuko Nebukadinezari asoza yihannye, ngo arongera aba umwami ukomeye. Uyu mwana we rero amaze kumusimbura, ntibiteye kabiri nawe aramije ibigirwamana. Arangije afashe ibikoresho byo mu rusengero, ibyo yose yari yaranyaze mu nzu y'ubwami bw'Imana y'Abisirayeli, ngo arabizana abinywesha vino hamwe n'inshoreke ze n'abagore be n'abagaragu be, abigerekaho kuramya n'ibigirwamana. Ijambo rero ry'Imana riratubwira ngo urutoki rwahise ruboneka ngo rwandika ku rusika. Umwami Belushazari ahita ahagarika umutima, agira ubwoba, aravuga ati karabaye kambayeho, ibyo nkoze ibi ngibi noneho binkozeho. Ahagarika umutima cyane. Umwamikazi rero umugore we araza aramubwira ati umva, we guhagarika umutima, humura uri buze kumenya ubusobanuro bwabyo. Nibwo yavuze ngo nibamutumireho umugabo witwa Daniyeli kugira ngo aze kumufasha gusobanukirwa iby'izi nzozi. Ni ahangaha muri iki gice cya gatanu ku murongo, igice cya gatanu duhereye ku murongo waho wa mbere tukageza ku murongo waho wa mirongo, twahereye ku murongo wa mbere tugejeje ku murongo waho wa 12. Dushoreje ahangaha rero Daniyeli bagiye kumuhamagara kugira ngo azaze gusobanura iyi nyandiko yananiwe gusobanurwa n'abacunnyi n'abakonikoni n'abapfumu bo muri iki gihugu cya Babuloni. Daniyeli niwe ugiye kuzaza kuyisobanura. Imana ishimwe cyane. Imana ikugirire neza mwene data. Ndacyakomeje kukubwira ngo urwanye ikintu icyo ari cyo cyose cyazamura ubwibone mu buzima bwawe. Ariko uyu munsi noneho ndongeraho n'iki kintu cyo kuvuga ngo wirinde kuramya ibigirwamana. Haleluya! Wirinde kugira ikintu cyose cyakubera ikigirwamana kikaba cyatuma ugihangaho amaso, ukacyitaho cyane, ukibagirwa ibihe byawe byo gusenga, ukibagirwa Imana yawe yakugiriye neza, ukibagirwa Imana yawe yaguhaye umugisha. Reka nkubwire mwene data, ntihagire umuntu ukubera ikigirwamana, ntihagire umuntu n'uyu n'umwe uguhindukira ikigirwamana mu buzima bwawe ngo ujye umuramya uko bwije n'uko bukeye. Hari ukuntu kera hajyaga habaho imvugo, n'ubu ngubu bibaho, ariko wasangaga nk'umuntu afite umuntu yirahira akavuga ati, akirahira izina ry'umuntu ati kanaka wangiriye gutya, kanaka wampaye inka, kanaka wangiriye ibi. Ugasanga uwo muntu niwe ugaruka mu kanwa ke kenshi, ugasanga uwo muntu niwe mbese ashyira hejuru y'ibintu byose, kubera ko avuga ngo yampaye inka, yangiriye atya, yamgenjereje atya, yankoreye atya, yankoreye atya. Ugasanga uwo muntu yahindutse nk'ikigirwamana cy'umuntu mu kanwa ke. Aka kanya ka none aha ndabwira umuntu wese wizera Imana, ndabwira umuntu wese ukunda gusenga, ndabwira umuntu wese Imana yagiriye neza ikamuha kuyimenya, wirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyaguhindukira ikigirwamana. Amafaranga ntaguhindukire ikigirwamana, ubutunzi bwawe ntibuguhindukire ikigirwamana, abantu ufite ntibaguhindukire ibigirwamana. Mu mwanya wawe uwo ari wo wose, banza Imana uyishyire hejuru, uvuga uti mu izina rya Yesu ibi bintu byose ndabishimira Imana. Ntihagire ikintu na kimwe kiguhindukira ikigirwamana. Uyu mwami Belushazari yaranezerewe, arasinda. Amaze gusinda atumaho ibikoresho byo mu nzu y'Imana. Haleluya!
Imana ishimwe. Mwene data, ibintu byose Imana yaguhaye ubikoresha iby'umumaro, ntubikoresha iby'isoni nkeya, ntubikoresha ibyo kwangiza, ntubikoresha ibyo gukora nabi. Reka nkubwire, ibintu byose utunze bikoreshe kubahisha izina ry'Uwiteka Imana. Uyu mwami yatumye ibi bikoresho byo mu nzu y'Imana abinywesha vino n'inshoreke, n'abagore be n'abagaragu be n'abaja n'iki bose barabifata ngo babinywesha vino. Hanyuma kandi muri uko kubinywesha vino baramya n'ibigirwamana byabo. Ndagusabira imbaraga z'Imana ubashe kunesha, uneshe ikibi icyo ari cyo cyose ku buzima bwawe. Ibiganza byawe ubikoreshe neza wubaha Imana, amaso yawe yakoreshe neza wubaha Imana, umunwa wawe ukoreshe neza wubahisha Imana, ibirenge by'amaguru yawe yakoreshe neza wubaha Imana, amafaranga yawe yakoreshe neza wubaha Imana, inzu zawe zikoreshe neza wubaha, ubutunzi bwawe bwose, igikoresho icyo ari cyo cyose Imana ishyize mu biganza byawe ugikoreshe neza wubaha Imana. Wirinde kugira ikintu kikubera ikigirwamana ngo utinyuke kucyubararira no kukiramya. Kukiramya si ukugipfukamira gusa, no kugihimbaza mu mutima wawe ukumva uragihimbariwe cyane kurusha uko wahimbarirwa Imana ikiguhaye. Nabyo ni ukuramya ikigirwamana. Imana nikugirire neza, Imana niguha umugisha mwinshi. Yesu nakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kandi ijambo ry'Imana uryikomezeho, uryambare nk'intwaro ikomeye ibasha kunesha umwanzi Satani mu buzima bwawe. Urakoze cyane. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha. Amaraso ya Yesu Kristo agutwikire.